Hello guys, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi channel ya Rwanda Auto Skills. Uyu munsi noneho tugiye kureba ukuntu turbo charge ikora. Ubundi turbo charge ni component ya engine ikoresha exhaust gas mu kuyongerera moteri imbaraga. Turbo charge system mo imbere ifitemo component eshatu ziyifasha kongerera moteri imbaraga. Component ya mbere iba irimo imbere ni turbine wheel. Iya kabiri ni compressor wheel. Iya gatatu ni shaft. Exhaust gas ziraza zigakaraga turbine wheel ku muvuduko uri hejuru ugeze ku 280. Iyo turbine wheel yikaraze ubwo nyine na shaft nayo ihita yikaraga cyane. Iyo shaft yikaraze cyane ihita spinninga cyangwa se ikaraga compressor wheel, ikiriyetinga imyuka myinshi ifite high pressure ikinjira muri moteri. Reka tubirebe neza noneho ukuntu biba bimeze. Exhaust gas zirazamuka ziva muri engine hanyuma zikazamuka zigakaraga turbine wheel ku muvuduko uri hejuru w'2800. kandi uko yikaraga cyane kubera ko iba iconnectinze kuri shaft igahita ikaraga na compressor wheel. Compressor wheel ikintu ihita ikora, compressor wheel ihita ikompressa imyuka yose ivuye hanze hanyuma ikayikompressa muri compressor housing. Kubera ko rero turbine wheel ibirimo kwikaraga cyane muri compressor housing bituma wa mwuka wose urimo ugira high pressure, ukagiramo nyine agashyuhe nyine kadasanzwe nyine tu. Hanyuma kugira ngo winjire muri engine umeze neza uhita unyura muri charge air cooler. Iyi nyine ni component ishinzwe gukonjesha umwuka, ihita ikonjesha wa mwuka wakomporiswe na turbine wheel, hanyuma wamara gukonjeshwa ukinjira muri moteri umeze neza. Nimba iyi video wayikunze kora like, ukore share, ukore subscribe, ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Ntaho ubutaha ku zindi video nk'izi z'ubwenge. Ciao ciao.